yanze imodoka nziza ahitamo tata n'igifaru ntumubaza iby'imideli WhatsApp asimoko agafunga botine yahisemo kugishyamba hataba uburiri n'ubusitani ntiyahitamo ibiro cyangwa akabyiniro nk'abasitari eyo n'umuhungu wanyu Dani Nanone nanjye na Jean nk'umuhanzi muri ino nama yateguye umunsi ni ibintu byo kwishimirwa cyane kuba umuhanzi yaratekerejweho leta ikamuha agaciro ndetse ikabasha kumva ko ibihangano dukora byagakwiye kugira inyungu natwe bituzanira zitandukanye nizo twari dusanzwe tubona ni iby'agaciro. Rero navuga ko bizigihe gusa nanone ikintu cyose gitangira gushyashya ntago haburamo imbogamizi, haba harimo imbogamizi z'uko abantu batarabyumva neza, z'uko wenda hari ibintu bimwe na bimwe abantu batarumva kubera ko ari bishyashya, ariko muri rusange ntekereza ko uno muyoboro numara kubakwa neza abazaba ari ibintu by'agaciro. Ikintu nasaba cyambere kurusha ibindi ni ugusaba ababishinzwe abafite mu nshingano ko bagakwiye gusobanurira neza abantu mu buryo bwumvikana kandi busobanutse n'ijana ku ijana kugira ngo kino gikorwa kibashe kumvikanwaho n'abantu bose kandi igikorwa cyishimiye kugira ngo buri wese asobanukirwe n'ibyo ari byo, kubera ko rimwe na rimwe hari abantu baba batabisobanukiwe bakabitekereza ukwabo bakanabyenterpreta ukwabyo ugasanga ntago bihawe agaciro nk'uko byagakwiye, ariko ubundi muri makeya ni iby'agaciro gakomeye cyane.